umusore yabwiye umukobwa ngo joteme kuko umukobwa atarazi icyo joteme bisobanura asanga umukobwa mugenzi we aramubwira ngo umusore ambwiye ngo joteme ariko nirinze kugira kumubaza ngo joteme ivuga iki kugira ngo atancisha mu ijisho none mbwira icyo joteme bivuga aramubwira ati yavuze ngo azagutema nongera kumuvugisha azagutema uko niko Imana ivuga igiheburayo badusobanura bakadusobanura ikinyarwanda kandi yavuze igiheburayo uko niko wa mukobwa yasobanuriye wa mukobwa mugenzi ibyo umusore atamubwiye yaramubwiye ngo aramukunda ariko agiye kumusobanura amubwiye ngo yavuze ngo azagutema uko niko Imana ivuga igiheburayo badusobanura bakadusobanura ikinyarwanda kandi yavuze igiheburayo bene data Imana ituganze cyane umwenda w'ikingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo natwe twigerereyo soma ijambo ry'Imana igitabo cya Yobu igice cya 6 umurongo wa 14 turasubiramo igitabo cya Yobu igice cya 6 umurongo wa 14 haravuze ngo uwihebye agirwa n'inshuti ubundi yakurizamo kutubaha nyir'ububasha uwihebye agirwa n'inshuti aho ubundi yakuburizamo gutuka Imana uruhare rwawe akamaro k'ubuvandimwe akamaro kawe gufasha wa muntu wihebye akamaro k'ubushuti nta kandi sako kuza yavuye muri cya kibazo ahubwo mufashe ukuntu yasohoka muri cya kibazo kuko uwihebye agirwa n'inshuti ahagukeneye naho ngaho nyine igihe ari kirimo cya kibazo neza nihagukeneye ariko ubundi namara muri cya kibazo abazamubwira Paul ni benshi abazaza kumufelicita yagisohotsemo ni benshi ahubwo akeneye umuntu uwihebye agirwa n'inshuti noneho ariko ahantu bigoraniye ni ahangaha imigani igice cya 19 ku murongo wa 4 wumve za nshuti haradusomye ko uwihebye agirwa n'inshuti ariko igice cya 19 cy'imigani bivuze ngo ubukire buzana inshuti nyinshi nyamara inshuti z'umukene ziramutererana ibyo wiziritse byo byaje bite ubuzima bw'abarokore ni amasezerano yego twakuze nakuriye muri Cole Dimanche katuririmbeho ibitero bibiri muganguzi kuvura tashobora kuguha umutata wupimye kandi umutuza kuvura buryo gutera isereri nisezerano rizima naryo ritera isereri sezerano rizima babasha kurisonzana babasha kurihungana babasha kurirwarana ariko ntiwaripfana sabaza Yosefu ryaramugerageje Yosefu ararisonzana Yosefu ararihungana Yosefu ararirwarana ariko ntiyaripfana ryaramuzamuye biramenyekana birasobanuka ko yarari ku ijambo katari ku mutogoto bakundwa iby'Imana biryo wiziritse bakundwa iby'Imana biryo wiziritse ukarwara ukaremba ukayitabaza ikakubwira uti Imana wanjye ndagukijije ku munsi yabikubwiyeho karushaho kuremba kibaza nimba ari Imana bikakuyobera kibaza nimba ariyo bikakuyobera ikakubwira uti mwana wanjye ryasezerano nagusezeranyije ryo kuguha inzu ndarisohoje vuba ugacya bakwirukana mu nzu no ku kazi kibaza nimba ari Imana bikakuyobera kibaza nimba ariyo bikakuyobera
Paul rero Imana imuha umugisha ati hari ukuntu Imana ivuga igihe burayo abantu bakumva ikinyarwanda. Ahisa anyibutsa indirimbo ye nkunda cyane, Imana ivuga igihe burayo, reka dufatire utuyiririmbe. kugira ngo iyo ndirimbo igihe burayo byavuye nari mvuye iwacu Rusizi nzamukana n'ababyeyi bari kurira ushanga Imana yaritweretse nyine ngo iratwumvishije shanga iratwumvishije ubwo nari mbari inyuma irabitweretse aho ni umurwayi bari bafite warwariye i Rusizi azenguruka ibitaro bya Rusizi ajya za Mibirizi ajya za Gihundwe ajya Kibugura bamatrasiferi ya CHK hanyuma abantu bari basize mu rugo kwa kundi imiryango nyine ibana abo yarasize ku rugo abana ari yasize imiryango itangira ibaryagumba cyangwa se ibatera hejuru nanjye natarapfase batangira babirukana mu mutungo atarapfa hanyuma babanye amasengesho bagiye gusenga irababwira ngo nimuhumure ngo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ngo nzabikemura ndabirangije shaka mwihanganire nubwo ari kwa ryagomba azaza sha yabitubwiye ngo yituvuye gusenga ngo azaza ejo bundi ngo muhumure azaza ku itariki ya mbere z'ukwa mbere Imana yari babwiye nibwo yapfuye birabikemuye Mashangira birikweretse nyine baje bari kwiciraguraho shangira birikweretse twumvishije sha ariko se mu byukuri hanyuma nanyenza nyuma yo ndi gutekereza ati ko bura ntiyari bikemuye koko rero imvugo yayo irenze ubwenge bwacu niyo mpamvu Paul yandikira Abakorinto yababwiye ngo ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abantu cyane rwose noneho rero ubwenge bwacu ushaka bushyira muri logique mu by'Imana ntibwakwirwamo rero aho rero ko imvugo rero ivuga ngo Imana ivuga igihe burayo tukumva ikinyarwanda kandi Imana yavuze igihe burayo hanyuma ubwo bituma zamuka nyitekerezaho binyibutsa undi mubyeyi wundi nagiye gusengera aho bita mu Bugarama yari umwarimu agira ideni rya banki uhamye twihereye amafaranga ya banki igeze harayabura ariko yari amafaranga na make ntabwo ari menshi ngo byari 300 aka 300 y'umuntu wo mu cyaro abari menshi kuri we yumvaga ari umutwaro Imana amubwira ngo genda ufunguze konte ese Mana ndafunguza konte nta mafaranga mfite tugende ufunguze konte ngaragenda arayifunguza abura n'ikintu azajya kubitsa yibera aho ngaho ngo bagiye kumutereza Imana amubwira ati sinakwiye gufunguza konte genda kuri intebe za banki nawe ujye kurutira ndarotira se niki nakizeyo ntabwo ngo genda ujye kurutira yaratubwiye ati naragiye nicara kwa kundi intebe za banki zo ziteye hava umwe nanjye nkajyaho gutyo kwa kundi ngo bagera kuri kishe aravuga ati se tuguha ngahe timuyampe yose kuko ntiraza ariho nyine nawe urumva muyampe yose ngagiye kubona abantu 350 isashimwe amen rero imvugo y'Imana itandukanye n'ibyacu nuko dutekereza abantu benshi bagushijwe n'amasezerano nimba ari ikintu kigoye bene data barokore na amasezerano nimba ari ikintu kinanije abantu ni imvugo y'Imana ni imvugo y'Imana ngiye ikintu kitugoye rero aho rero navuze ngo nafasha bene data mu buhe buryo ni gute nabafasha kugira ngo amenye gusobanukirwa imvugo y'Imana hanyuma no gutegereza iby'Imana ko bisaba kwizirika iby'Imana sakaza ujyaho ngo urayatahana uwo munsi oya ntago Imana ihembera buraka abarambije batashye rero ubwo buzima rero twabayemo iyo ndirimbo ivuga ngo iby'Imana biryoziritse niyo banyitirira uvuga ngo ndi biryoziritse ariko siko ndi nyirakigunu siko ndi igisambo mu rugo tuzasangira nkunda abashyitsi ariko uvuze ngo ndi biryoziritse bagira ngo ndi igisambo ya
ni indirimbo navuze ngo iby'Imana birya uwiziritse, nimuza mu rugo tuzasangira. ndabizi tujya dusangira inyuma. Rero Imana bampera umugisha. Waravuze ati se Imana ivuga igiheburayo. Imana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Imana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Basengana n'abaheburayo ariko utari umuheburayo, kicarana n'abaheburayo ariko utari umuheburayo, kigishanya n'abaheburayo ariko utari umuheburayo, gasengana n'abaheburayo ariko utari umuheburayo. Mana yavuga igiheburayo tumvi igiheburayo kubera utari umuheburayo. Mana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Kajya kumva umuntu ati yewe wa mukobwa we, ijuru rirakwibutse ngaho rigukoreye ubukwe, nabonaga wambaye ikanzu ishashagirana, ijuru rirakwibutse ngaho rigukoreye ubukwe. Wa mukobwa nawe nuka agatangira gushima Imana, agatangira gushaka yewe wabaza murwerera, hataciye imyaka 2 wa mukobwa yitabye Imana, bakagira ngo irabeshya cyangwa se ivuga ubujajwa. Hoya ndivuga ubujajwa ntabwo ivuga ikinyarwanda, ubwo ivuga igiheburayo kikumvwa n'abaheburayo. Mana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Kajya kumva umuntu ati yewe wa mugabo we, ijuru rirakwibutse rigukoreye ibitangaza, nabonaga wambuka uruzi rugari cyane, banzugiye Dubai banzugiye kurangura, hataciye imyaka 3 wa mugabo yitabye Imana, bakagira ngo irabeshya cyangwa se ivuga ubujajwa. Hoya ndivuga ubujajwa ntabwo ivuga ikinyarwanda, ubwo ivuga igiheburayo kikumvwa n'abaheburayo. Mana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Mana ivuga igiheburayo ikabwira abaheburayo, ari bo bumva igiheburayo, abo ni bo baheburayo. Umusore yabwiye umukobwa ngo joteme, kuko umukobwa atarazi icyo joteme bisobanura. Asanga umukobwa mugenzi aramubwira ngo umusore ambwiye ngo joteme, ariko nirinze kugira kumubaza ngo joteme ivuga iki kugira ngo atacisha mu ijisho. None mbwira icyo joteme bivuga. Aramubwira ati yavuze ngo azagutema. Nongera kumuvugisha azagutema. Uko niko Imana ivuga igiheburayo, badusobanura bakadusobanura ikinyarwanda kandi yavuze igiheburayo. Uko niko wa mukobwa yasobanuriye wa mukobwa mugenzi ibyo musore atamubwiye. Yaramubwiye ngo aramukunda, ariko agiye kumusobanura amubwiye ngo yavuze ngo azagutema. Uko niko Imana ivuga igiheburayo, badusobanura bakadusobanura ikinyarwanda kandi yavuze igiheburayo. Bene data, Imana ituganze cyane. Umwenda w'ikingirije ahera watabutsemo 2 kugira ngo natwe twigerereyo. Gusenga n'ubuntu, kuzura umwuka wera n'ubuntu, ni impano Imana itanga ku buntu. Kabe gato kawe wigengaho, bareke kugupfunyikira. Yesu ashimwe. Bareke kugupfunyikira, nawe sa Imana ikuhereza umwuka wera kugira ngo nivuga igiheburayo nawe wumva igiheburayo. Imana ibambere umugisha. Haleluya. Imana iguhereza umugisha. Ntabwo ivuga ikinyarwanda, ivuga igiheburayo. Imana ishimwe. Tukiri aho ngaho nanjye shima Imana, kuko imvugo y'Imana niyo ngiro. Iyo batayibeshyeye, batayibeshyeye, akaba ariyo yavuze, akaba ariyo yavuze. Yesu ashimwe. Akaba ariyo yavuze, bitinde bitebuke rirasohora. Imana ishimwe. Iririndisha impiri. Rero ijambo yavuze ngiryibuka ibihe 1000. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Karirinda kugeza biso. Nimba ariyo yavuze tegereza. Icyakora wihutiraho, gusa umwenda yakuririye. Si umwenda yakuririye, si ideni yakugiyemo uyishyuze nk'uyishyuza nk'aho umwenda yakuririye. Mana nutabikora ndabivamo. Hari n'abajya gusegera mu mazi, nzahava ngaha Mana ruko nsubije. Abandi bakuru ibiti mu bushorishori bagasegera mu mashami. Warinda upfa uraziriki. Aho rizasohorera rizagusanga. Turabahamya yuko nta muntu Imana izagenda mu ideni. Haleluya. Rwose ibimenyetso bihari, bihamya birahari. Turabagabo kwivuga Yerusalemu ni Yudaya,
yo kuyivuga ku mpera y'isi, mu yindi mvugo yo kwibwira abagira ngo Imana ivuga, ijambo Imana ivuga n'isigara cyicaro. Ya ntabwo ijambo Imana ivuga ari amasigara cyicaro, iyi isezeranyije irasohoza. Abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho, iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora. Abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Ntimukatuvugira Imana nabi. Ibyo dusezeranyije yarabikoze. Ntabwo kiri mu buzima bwo gupfundikanya bw'ubupfubyi. Natwe Imana yaturemeye amateka, yaduhinduriye amateka. Bakakwita papa ishimwe. Muri uyu mujyi ntunze abana 7. Imana yampaye umugisha. Rero byashoboka kaba ibyo abantu bigira inkomyi, byashoboka abantu bakubera inkomyi, ariko Imana, umugambi Imana urakomeje. Rero umugambi w'Imana ntushingira ku byo umuntu yishingikirijeho, ntushingira ku muryango, ntushingira ku mashuri, ukigira neza uwize n'ikigira neza utarize cyane rwose. Ndi umugabo wo kubihamya. Kwiga ni byiza, nibyo, yego ubumenyi ni bwiza, ariko nimba bitarakubayeho ukumva ko igikuba cyacitse, ishingikirize ku Mana. Imana ifite ubundi buryo abantu batazi. Imana ifite ubundi buryo, ntimukayivuge nabi duhari. Turabagabo kuyivuga neza dushingiye yegejeje ikora. Imana ishimwe. Rero Imana bampera umugisha. Amen. Amen. Hanyuma rero biryo wiziritse turagukunderega. Noneho rero hari indirimbo imwe utaratubwira nkunda cyane. Urabizi neza ko ku misonga nyine igabanya imisonga. Icyo gihe warabitumiye kunegabanya imisonga, ariko uyu munsi hari abantu badukurikiranye hano bataramenya ukuntu igabanya imisonga itaraza gusubiza. Batubwirire ukuntu Imana itaraza gusubiza ibishyizemo inyoroshyo gake. Gutya watuma njya mu buhamya, kuko njya kwiririmba bwari buhamya. Tukureho gake. Buriya rero naravuze ngo igabanya imisonga itaraza gusubiza. Ni ijambo riri muri Yesaya 26 rivuga ngo iminsi izaza Yakobo azashinga imizi, Isiraheli azapfundikara by'ururabyo, azakwiza isi yose imbuto. Ni iminsi izaza, ni iminsi izaza. Noneho ngakangura abantu ababwira ngo ubwo utarashora imizi kwifata ngo washoye imizi. Amen. Ndasubiramo. Ubwo utarashora imizi kwifata ngo washoye imizi, kandi utarashora imizi. Kubera tubwiye ngo ni iminsi izaza Yakobo azashora imizi, azapfundikara by'ururabyo, kandi azakwiza isi yose imbuto. Ariko ni iminsi izaza. Ni iminsi izaza. Noneho rero ubwo iyo minsi itaraza, nyurwa na musazi niba wambaye musazi. Ni bya bitenge byabagaho mbere. Hari n'ibindi byitwaga ngo nyenyera vuba ntarihina. Noneho cyakora sinzi bigezweho, ni harya nibihe bigezweho byamba kintu bya 5. Nibi hari ibindi rero, hari ibindi birero, ariko nashaka kubwira abantu kunyurwa. Nkira aho ngaho ndirimba iyo ngiyo, byatumye ndirimba na nini ngo zajya ry'imibeya gusa, ibigori nyabigori birya bafite amenyo, ibigori nyabigori birya bafite amenyo. Mugabiwe mu rugo kajya gusura undi mugabo, yamara kugerayo kareba uko bamwakiriye, ameza y'urwo rugo ujujeho ibisorori. Yageriwe mu rugo gashyiraho itegeko, umve wa mugore wanjye nshyizeho itegeko, ubu uba ameza yanjye wuzuzeho ibisorori, kandi buri gitondo ntegurire potaje. Zajya ndya imibeya gusa, ibigori nyabigori birya bafite amenyo. Rero nari nkanguriye kugira ngo bene data bimenye. Hanyuma ko ari ibiryo kwa runaka si wowe wabiriye, nubihaha umugore wawe azabiteka. Ariko nimba hakikororwa y'amavuta wishaka ateka nk'uwaguza akabido. Erega ibintu nakundaga kubikoresha iyo nabaga ndi mu biterane by'ubatse ingo. Ibintu abagore n'abagabo kenshi bapfa ni ibintu by'ubusabusa. Burya kutimenya n'uburwayi nk'ubundi. Hanyuma inkangura arimo igitero kivuga ku by'abasore, kuntu umusore avuga muzagenda mu modoka nk'iya kanaka, ariko ni kanaka si wowe.
wowe uracyari ku mibeya, wowe ntabwo wari washora imizi. Nyurwa n'imodoka ugiyemo, uzabona n'abandi bantu bashyingirwa, bamara gushyingirwa hanyuma ukabona muri resebusiyo ntacyo kunywa gihari, ariko ukabona harimo kamera. None nkabwira abantu, iyo kamera irafata iki? Ubundi wagombye kuzana kamera harimo icyo kurya n'icyo kunywa, none nta gihari. Wikwisumbukuruza, nimba utarimo kamera shima Imana washyingiwe. Imana ikunda umugisha. Nimba ushatse, nimba ushyingiwe uri mu nzu y'icyumba kimwe na saro, ni kimwe na saro. Wivuga ngo 3 na saro, bingahe na saro harimo amakaro. Ntabwo uri mu rwego rw'amakaro. Cyakora uzayiyubakira, Imana izaguhereza umugisha numara gushora imizi. Iminsi izaza ko bazashora imizi. Ijambo ryavuze ngo siko bizaba kwa mutegereza. Ntawuzakorwa n'isoni cyazava amasezerano nta mpamvu. Nkangura barukore kure mu cyizere cy'ejo hazaza. Nimba uri mu rwego rwo gutega igare, rwo gutega moto, so gutega taxi voiture. Nimba uri ku murongo Nyabugogo, unyurwa n'uwo murongo ushima Imana, uvuga ati gahunda reka njye ku murongo hakiri kare. Ngere mu rwakiri kare. Rero kuba udahaha muri taxi voiture, ngo ushyire muri boot muri taxi voiture, wahisha imodoka, wikumva ko utari umugore, wikumva ko umugabo atari umugabo, ubwo ngo udahahisha imodoka. Oya, ubwo udahare muri alimentation, wikumva ko uri atari umugabo washatse, ni umugabo wawe, nuko utarashora imizi. Ariko iminsi izaza ko bazashora imizi, azapfundikara by'ururabo. Rero ubwo utarashora imizi, twegereza umusozo. Mwababyeyi mwe icyo nigeze mbwira abantu nendi mu giterane cyo batsingo, ndababwira ngo nushaka umugabo wawe azagenda yikorera amaboko, azagenda yikorera amaboko. Nushaka agenda yivugisha mu nzira, azagenda yivugisha mu nzira. Ariko nushaka naseka azaseka, nushaka atakara azatakara, nushaka atabwije azatabwije. Bizaterwa n'amahitamo yawe. Hari igihe umwikoreza umutwaro atabasha kwikorera. Iyo umubwiye abagabo ko turemye mu kunezeza abagore, umugabo yumva yanezeza umugore. Ariyo mpamvu Adamu Imana yamuhaye inshingano zo kutarya kuri ya mbuto, ariko ngo umugore azane ku mbuto yaciye aramuhereza. Adamu aramubwira ngo ntuzi ko Imana yatubujije kuzarya kwa kiriya giti. Umugore aramubwira ngo reka da, uransuzuguye, Imana yarambwiye ngo usunyumvira. Kubera turemye mu kumvira abagore kenshi, aramubwira ngo base niza, umugore ahita amubwira ngo ndakurega, nyibwira ko usigaye unena, ni gute wanze gushonaho? Umugabo ati yego zanashoneho kugira ngo utabara zanashoneho. Ubundi Adamu yazize gushonaho. Dufite abagabo biba kugira ngo banezeze abagore, akagavura ku kazi kugira ngo atahane anezeze umugore. Ndatahira umugore arambona gute n'intahira hora, agafata amafaranga yashebuja ataraye. Oya, mubwira ati se kuko azi kutarapfa n'amafaranga yakuye hehe? Wowe mubwira ngo kanaka ari mu nzu y'amakaro, yibwira ngo kanaka yambaye imyenda myiza, yibwira ngo kanaka agiye kurya weekend. Oya, hari ubuzima utarageramo cyakora uzageramo mu minsi izaza. None ugakangurira abantu rero igitaragabanya imisonga. Yesu ashimwe. Kwimenya. Bo nagira ubuntu n'umugisha Imana yampaye umugisha. Hari igihe rero nk'umuntu aza mu rugo ashaka nk'inzu, umugore ajya kumva umugore akabwira umugabo ngo no hano sinahakodesha namo abandi bagore, barimo abagore benshi. Ariko nyamara uwo mugabo ubwiye gutyo ntayo afite. Cyakora ngo ni habi, ngo none ni habi. Ariko umugore ati mutware mwiza reka tugende kuko nayo ntayo afite. Kabiri, na yindi winegura kuko aruje kuyishaka ntayo ifite. Byibuze bibike mu mutima wawe. Iminsi izaza ko bazashinga imizi, iyo utarashora imizi nyurwa. Hari abagabo bahora bimuka kubera abagore babo. Rero witagangaza umugabo wawe, nawe wa mugore we witagangaza umugabo wawe, nawe wa mugabo witagangaza umugore. Iposho wasize rihwanye n'ibyo yahashye. Ushaka kurya inyama wahashye ibijumba. Rwose kutimenya n'uburwayi nk'ubundi, yinyurwa n'ibyo ngibyo nyine nubihaza biteka. Bivuga ngo umugore ashatse ngo nta kigenda sintazi guteka, yari gukaranga iki? Ijya amavuta atarafata irangi abishyizemo kugira ngo adakama. Ikoroboyi irimo arikaranga se bikaza umuhumuro. Ni ikoroboyi irimo. Ni muri urwego rwo gukaranga rwo guteka ikoroboyi irimo, nyurwa n'ubwo buzima twebwe twabunyuzemo. Ibyo mbabwira n'ubuzima naciyemo. Ariko tubucamo tutarunyanyagije. None madamu wanjye tubyaranye 7 turashima Imana kugeza igihe twashoreye imizi. Amen. Imana ishimwe. None turi kugenda dukangurira abantu, mbabwira rero umusaruro wo kwimenya. Nkabwira kubana neza, kutaryana mu kibazo, mu bukene mwe kuryana, ipantaro imwe mu mirwe nayo, icyo gikwembe kimwe nyirwe nacyo, ariko mufite intego.
uvuga ngo ejo natwe azaza tuzamera gutya ko bazashira uruhare rwa n'uru umugambi w'Imana Imana bamwe umugisha amen igabanye imisonga itaraza gusobeza ariko uradupfunyikira amen bitebya burundu Imana ishimwe hagenda Imana Paul rero turamushimiye Imana imuha umugisha muzajya mukunda kumubona hano uyu ni papa wanjye ni umubyeyi wanjye ndamukunda n'uwo na mama Ishimwe ntabwo igabanya imisonga rega ntabwo tuyiririmbye bakakwita papa Ishimwe ntacyo tuzayiririmba na mama Ishimwe hari bakamwita mama Ishimwe rero bamwita papa Ishimwe tumusabiye umugisha uturuka hera ku Mana ubutaha tuzakomereza kurigabanya imisonga turi kumwe na papa Ishimwe na mama Ishimwe bose n'abayishimwe bose turi kuvuga ngo Imana igabanya imisonga igihe itaraza gusubiza ariko asoreje ku ijambo ngira ngo tuzirikane twese ko kutimenya ari uburwayi nk'ubundi buri muntu wese yimenye kandi ku rwego rwe anyurwe nuko ari Yesu abaho umugisha turabakunda cyane ikiganiro naho utaha murakoze cyane